Nguhaye ikaze kuri YouTube channel. Ngira ngo urabona ko Vestine yamaze kwinjira igisirikare cy'abajepine cyahariya muri Burkina Faso, aho yamaze kwambara imyenda y'abagore igaragaza ko mu minsi iri imbere ushobora no kujya kubona ahindutse generali. Ni nyuma y'uko kwari kwabonye amavideo menshi, amafoto menshi agaragaza ko umugabo we Idris yabaye mu gisirikare cya Burkina Faso, ndetse no kugezayo umugore we Vestine ahise afata umwanzuro ko agomba kumushyira mu gisirikare cya Burkina Faso, aho igisirikare cya Burkina Faso cy'abagore bakita cyangwa se babita abajepine. Abangaba ni abakobwa bakunze kugaragara by'umwihariko barinda perezida wari mu gihugu cya Burkina Faso. Nka gutya wumva ngo mu Rwanda nyine ngo ni CTU, ubona muri CTU harimo abasore, abakobwa n'izindi ngeri nyinshi z'abagabo, ndetse n'ibikorero ubona ko nyine babitaye ku mutekano wa perezida. Ariko uyu nguyu Vestine kuva yagera muri kiriya gihugu, kuba afite impamyabumenyi imwemera kwiga kaminuza degree, nako afite diplome imwemera kujya kwiga kaminuza, bimwemera ko igisirikare cyose yakinjira no muri Afurika ashobora kuba yahabwa imyenda atangirizwa mu mapeti yo hejuru, ku buryo ahita ashyirwa muri ba bantu bagomba kuzajya basohokera igihugu. Ikindi ni uko umugabo we muri kiriya gihugu cya Burkina Faso bahise bamushyira nyine mu gisirikare, kubera yuko umugabo we nyine afite umwanya ukomeye muri kiriya gihugu. Nyine uko nabikubwiye, afite poste ihambaye mu gisirikare, aho abura ipeti rimwe ngo abe general. Ubwo ngubu gutya ni majoro, no kuba rero afite iyo peti yahise avuga ngo n'umugore wanjye ngomba kumwegereza, tukaba turi kumwe, ku buryo aho nzajya mba ndi hose umutekano we nzajya mba mwizeye. Niko guhita afata uyu Vestine, umukobwa w'imyaka 22 ahita arahirira kuzarwanira cyangwa se kuzapfira igihugu cya Burkina Faso. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze kwinjira nyine abajepine bari mu gihugu cya Burkina Faso. Abajepine niwumva mbavuze wumve ko ari igisirikare cy'abagore cyari muri Burkina Faso. Hano mu Rwanda bo bose icyarimwe tubita abajepe, ariko nyine yamaze kwinjira igisirikare cya hariya muri Burkina Faso, aho umugabo we Idris, kuko nabikubwiye, yavuze ngo ngomba kwegereza umufasha wanjye tukaba turi kumwe. Ngira ngo imyenda yambaye urabona ko amasarini yose, ingofero z'abajenerali, kuko nabikubwiye, ibifungo bishashagirana, imikandara iteye ubwoba, nyine ko umukobwa wifunze witegura kuba yarwanira igihugu cya Burkina Faso muri team y'abagore cyangwa se mu gisirikare cy'abagore, aho nyine yinjira igisirikare cyitwa abajepine. Ndagushimiye rero, cyangwa se nshimira buri mwese kuri YouTube channel maze gukora subscribe. Reka tubyinjiremo neza ubundi turebe ngo uyu mukobwa iyo uri kurahira hariya ho bigenda gute, nk'uko yabyitangarije ku rubuto rwa Instagram, nyuma ko abafana be bagomeje kumubaza ngo ubundi byagenze gute, cyangwa se ni gute wemeye gushyingirwa n'uriya mugabo, ndetse bikarangira noneho wemeye no kujya mu gisirikare cyaho ngaho muri Burkina Faso nyuma y'igihe gitoya mukoze ubukwe gusa. Ubundi uyu mukobwa yabwiye ko impamvu buri muntu aba afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka, ndetse afite n'uburenganzira bwo kujya aho ashaka ndetse no gukora icyo ashaka. Kuba yarakozwe mu gihugu cy'u Rwanda si ngombwa ngo abe ariho ubuzima bwe bugomba no kuzarangirira. Hara rero mu gihugu cya Burkina Faso, iyo urimo urahira, kuko bisanzwe mbere na mbere, ikintu cya mbere uyu mukobwa yarahiriye ni ukutazamena ibanga ry'igihugu. Uko bisanzwe rero mu gisirikare ikintu cya mbere ugomba kurahirira, niyo waba uri mu byago gute, niyo waba uri mu makuba gute, kabone niyo baba bakubwira ko uramutse udatanze amakuru bagusaba bakwica k'imbwa, uba ugomba gukomera ku isezerano cyangwa se kurinda ubusugire bw'igihugu, ukaguma rero ku isezerano wasezeranyije igihugu ryo kuba utazamena isezerano. Ikindi kandi uyu nguyu yavuze ko agomba kuzitangira abaturage, ndetse akaba yanapfira igihugu mu gihe bibaye ngombwa. Rero ubwo ngubwo urumva ko umutekano ni mu biganza bye, ndetse n'abandi bose batanze isezerano ryo kuzarinda umutekano w'igihugu ndetse no kugipfira, uyu nguyu nawe akaba yari arimo. Ariko ibintu nyine byagomeje bitangaza abantu benshi, umusanzu yatangaga mu gihugu cy'u Rwanda, ibyishimo, ndetse no kuba urubyiruko rwinshi rwahindurwaga n'indirimbo we na murumune we bakoraga, byose bihindutse ubusa, cyangwa se nk'icyo twita zero, bigiye kuba ari muri
Burkina Faso ndetse akaba ariho agiye gukomereza kariyeri ye. Gusa ntibizoroha kuko murumuna we bigoranye ko yazajya amusanga muri Burkina Faso bagiye gukora umuziki ndetse akajyayo akongera akagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kintu yarahiriye ni ukurahira ko inshingano z'umukuru w'igihugu zigomba kuba ziri mu biganza bye. Mbega nyine urabona ko imyenda yambaye niba abakobwa bakira abantu bakomeye, niba abakobwa baherekeza abakuru b'igihugu, ndetse akaba ariyo mpamvu nyine yahise yuko arahira n'iri sezerano cyangwa se yahise arahira imbere y'imbaga ko agomba kuba n'umutekano w'umukuru w'igihugu ugomba kuba uri mu biganza byiwe rwose, kugira ngo umutekano nyine w'igihugu utazahungabana kubera ko hari ikibazo cyahuye cyangwa se perezida yahuye nacyo. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro nkubwire ngo umukobwa wacu Vestina yinjiriye igisirikare cya Burkina Faso. Kuri ubu ngubu ibyishimo yatangaga mu gihugu cy'u Rwanda byose birangiye abijyanye Burkina Faso. Umukobwa w'imyaka 22 by'umwihariko wamenyekanye cyane agira fame muri 2020, akaba ari umukobwa warurangije ishuri ryo mu mwaka wa 6 mu mashuri yisumbuye muri 2024, agahita yuko anakora ubukwe mu kwezi kwa 7 ariho yari yakoze ikizami. Ubu ngubu gutya akaba yarasezeranye mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda yuko agiye kubana na Idriss, umugabo ufite post ikomeye mu gihugu cya Burkina Faso mu bijyanye na gisirikare, ariko akaba ari umugabo nabwo murusha imyaka 20 kuko twagiye tubibabwira ndetse uko byanagaragajwe. N'ikindi ni umugabo uvuga ikirimi cy'igifaransa, ntabwo azi icyongereza, kandi Vestina yize icyongereza. Ubwo urumva ko guhuza mu rugo rwabo ari ibintu bidashobora kuzoroha ndetse no kugenda neza nk'uko bashobora kuba babyifuza. Ciao ciao.